Ngwiki? Goodbye. Iyo ugiye kwimanukira babwira ngo iki? Babwira ngo I am going. nzi iminsi ishize ariko iri imbere sinyizi ndamutse mvuye amafaranga se najyana nayo. Arakomeza ati I going goodbye. Yo this Gogo yari yarabivuze nako yari yarihanuriye. Uti biki? Iyi ni inkuru y'akababaro ku bamukundaga bose. Icyamare muri gospel mu ndirimbo yamamaho yitwa Everyday I Need Blood of Jesus. Gogo yoze yapfuye, abandi bati yitabye Imana, yatabarutse, umugeni aratashe, nigendera amahoro yakoreye mu ngo mu gihe amuhamagaye yaramwitabye disi. Imana nikomeza abasigaye ngo ntihari icyamamare. Umvuga akantu, indirimbo y'umunyarwandakazi Gogo yoze yamaye muri Afurika y'Epfo. One we do it wose. Umva se David Scott ngo uramuzi ni kuvuze Theos ati indirimbo ya Gogo Glorious wamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga mu Rwanda yasubiyemo n'umunyafurika y'Epfo David Scott wamamaye mu muziki muri iki gihugu no hanze yacyo nka The Kiffness. Icyo gihe The Kiffness cyo yakoze yatunganirije indirimbo yifashishije ibikoresho by'umuziki birimo trumpet na piano, ayiryoshya kurushaho ndetse ayisangiza abamukurikira ku rubuga rwe rwa TikTok na YouTube. The Kiffness musanzwe ibyo akora ni ukwifasha amashusho atandukanye yakwirakwiriye ku mbuga nkoranyambaga, abantu bavuga cyangwa baririmba amajwi yabo akayahoza n'ibyuma by'umuziki neza ku buryo buryoshye buryoheye amatwi. Bitunguranye muri iki gitondo inkuru y'igihe uyu munsi nanone iti musabye Imana Glorious wamaye nka Gogo wari umaze iminsi muri Uganda yitabye Imana mu ijoro ryo kuwa 3 Nzeri 2025 azize uburwayi. Urwandiko rw'ibitaro bya Kegira Doctors Center igihe ifite kopi rugaragaza ko Gogo yitabye Imana azize uburwayi muri ijoro ryo kuwa 3 Nzeri 2025. Yala upfa nabyo di ukuntu udateguza rwo kanyago. Nk'ubwo ikiganiro yagiranye na Irene gisa n'icyanyuma yagisoje avuga ati goodbye. Goodbye. Iyo ugiye kwimanukira babwira ngo iki? Babwira ngo I am going. Ariko twavuga twagira ubundi Gogo Glorious yari mu ntoki. Irene ati uri umusitari Gogo, akisekera ati nibyo se buriya, ati I need blood of Jesus. Irene ati uburundi, ati oya ni blood amaraso. Ubwo se nkurusha indimi Irene? Aya kaburo durakazi Irene. Gogo yari gitangaza Imana yihereye abantu, yari umuntu w'abantu, umutaramyi, umuramyi, umuvuga butumwa bwa Yesu Nazareth, igikomeye akamenya kuganira bya hatari. Gogo ati naho nagiye ndahari. Ini jim ubwo naho nyumva ndi Emperor kuwe. Amazina ye uti nayaho ubundi, ati nitwa Gogo Glorious official. Irene ati official kandi reka n'uwiteka wongeyeho ka official bijyanye n'uyu murimo. Official ngo bakubwiye ko bivuga ikisi? Ati bambwiye ko bivuga umukobwa mwiza. Yisekera ati yaduhanze nitugira beza kandi ibikora uko ibishatse. Gogo intwarekazi, umuhanzikazi kandi umuririmbyi kabuhariwe mu gisata cya gospel. Imyaka ye urabaza kandi ati ubwo se ntunseka ko nshaje Irene? Navutse mu 1989. Ati niba utazi kubara nta uvuro basa. Ubwo duhuye duhuje magambo make kuri 5G imyaka yari 36 niyatasha afite. Nigendere yabaye mu gihe cye 10 maze yajya kuririmba akabanza akababwira ati rero ubwiza bwanjye ntibacumuze. Ati minsi yirukanka avamwo gacwamwe. Yarangiza karenza ati nta soni mfite uretse zimwe umuririmbyi yaririmbye ati izi ibyaha byanjye. Nawe se Gogo ugira icyaha? Ati ndabigira da kubera iki se nge sinambaye no mubiri nagucumuza da, nanjye rega mfashe igihe mu ntambara ndarwana keretse warageza ahera aho Imana yaduteguriye. Gogo ubundi avuka he? Ati mvuka Rwamagana afumbwe murasirazuba, nibera kuri Muhazi. Kuririmba byaje kuko ninje mu bintu byo gusenga murangirikani, nabona abaririmba nkumva nshaka gukorera Imana, ntariko se ubundi bandika bati indirimbo nkabona abantu buzuye za Roho Mutagatifu, nanjye ngera amatsiko nuko nagize inzara n'inyota. Uzi kuvuga indimi kandi utarize. Natangiye kujya mpimba indirimbo nkazigisha abagenzi banjye bakazirimba muri korari Umuco, mbona birazamuka neza. Nabigishe nyinshi rwose, ugiye mu gitabo cyabo zirimo nyinshi wazisangamo, gusa nizo bwanjye niyandikiye nzishyira mu ikaye yanjye. Rero ni gutyo nayaga numva ko hari n'abahanzi bajya no ku maradiyo harimo n'abahateo bose babireba. Hano numvise iwacu maze ndamuhamagara kuri telefoni nti babigenza bate? Ntiwabimfashamo? Nawe ati ufite umuhati nabigufashamo. Nuko Gogo ubusanzwe utagira ababyeyi n'abavandimwe ngo yibanaga na shangazi we yatangiye umuziki. Ahangaha rero harimo indi nkuru. Muri icyo gihe byamusabye kugurisha isambu ye 300,000 ngo ajye mu muziki. Biza kurangira uri kumufasha ayirire cyako
This is the biggest lie ever told to you. Nti iki nicyo kinyoma kirenze ibindi waba warabeshwe ngo hari indwara zidakira. Barasetsa reka n'abamotari bakobye kuko ababimenye kare barabizi neza ko umunsi wawe na muganga gakondo uhita witandukanye n'ibitekerezo bipfuye nk'ibyo. Ese ufite inyatsi uterwa n'amashitani, wabuze umugabo jama, wabuze umukunzi, oya ngo wowe bukwe bupfira kuri finale, ngo nta mutuzo kigira iwawe, mbese nti wowe niwe mwashakanye murafakana kariya, oya se ibiyo byabwenge byarakubase barakubesha ni wabaswe ahubwo nturamenya aho bikorerwa. Ntiwabuze imihango wapi ngo wowe imihango irakubabaza, ngo niyo igiyemo ntikama, muganga kondo agusanga aho uri hose, uretse ahubwo inkoresho oya nako igitsina cyawe ni gito bikagutera ipfunwe, amavangingo nta kiza, oya barakuroze nawe uratuza, uretse n'ibihuherano amahembe na nyabingi ubwe ntiyongera kugutinyuka. Waruzi n'ikindi gutsirika no gukongora inyatsi na karande nibyo bintu bimworohera, ikibwa arakigarura, ikirenze kandi agufasha kubona akazi. Ninde wakubeshye ko bisaba ibyamirenge ku ntenye ngo ugire amagara mazima? Umwijima wakuzonze, diabete na amibi kuza turasoka umubiri ntigukereze. Harya ninde bahu ihutesha kuri 5G numwe rukumbi mu Rwanda, kandi burya kumugana minga no gusigasira amagara yawe. Nibavuga ubuzima gakondo bushingiye ku bimera, ukwiye kumva muganga gakondo ukora mu mujyi wa Musanze. Singore kandi nimero tayari niyi. Ibyo kuburi hanze nabyo si ikibazo kuko DHL yazigiye. None se ahubwo uretse ko bakubeshe ko iyo ndwara idakira nawe ukabyemera, rata umenye ko kugana muganga gakondo ari ukubaho byuzuye. Until next time. Irire cyakoze ngo amukore indirimbo ebyiri ntabwo kuri audio gusa. Izo audio nazo imwe muri zo yaje kubura. Muri izo ndirimbo harimo n'iyitwa Ibanga ry'umuntu wemeye kwirinda imungu, ari nayo yatangireho. Ati umurimo bigeze hagati habuze ubushobozi, impano iba ngombwa ko tuzibika, gusa nanone kuko icyo uzaba cyo mugendana Imana yaje guca izindi nzira. Uti gute? Turi jimu ubwonko dutyaza iminwa yacu buri munsi ngo turyohere amatwi yawe. Icyo gihe Gogo yaje guhura na Nsabimana Augustin wari manager, baje gukorana ikiganiro kuri YouTube maze haza kuvamo umugira neza amuha 70,000 by'amanyarwanda. Aya niyo yakoreshejwe amashusho ya ndirimbo yari yarasigaye, Ibanga ry'umuntu wemeye kwirinda imungu. Ibanga ry'umuntu wemeye kwirinda imungu, indirimbo ya mbere ya Gogo. Ati Imana yemeye ko imungu ibaho ariko inatanga umuti w'imungu. Gogo tuzamukumbura disi. Ati hariho n'ubundi buryo umuntu ajya mungwa wamureba ukibwira ko ari muzima nyamara kandi muri we yarashize kera. Ati bene uwo muntu amenywa n'Imana gusa. Umuntu kandi iyo yemeye kwirinda iyo mungu hariho umuti afata. Urabaza uti nuwuhe? Every day you need the blood of Jesus jama. Gogo atutari muri Kristo Yesu aba ari umutindo wo kubabarirwa, ngomba kuyikorera nkayihimbaza, nkunda kwejyana n'Imana, hano hongererwa imbaraga zo kunesha ibikangisho. Abenshi muri iki gihe byaradukamuye ntitubyitaho, nta gaco tubiha. Niho usanga abakristo b'iki gihe barakamutse, ariko intwaro warwanisha ni ugufata ibe ukejyana n'Imana yawe kuko niho uhurira nayo. Ufite kuri umuhanga, ufite akazi, ariko mu buryo bwaro uri umuswa wo kubabarirwa. Ya mashuri haraho wagera akakubera impfabusa. Amafaranga ngo agura byose. Gogo rimwe yaravuze ati ushobora kuba uyafite ariko ngi ntayo mfite, ariko ubugingo se wabugura iki? Asa n'uwihanurira ati se mvuye muri uyu mubiri ayo mafaranga najyana nayo? Kugatano mu isi turabacumbitse mwogacwamwe. Ati ko mu ndebuko ndubusa mu maso y'abantu ntacyo ndico. Ubundi byagenze bite? Dore donido uko byubatse. Uwitwa Ibikomeye wa Yesu bari kumwe muri Uganda yatangaje ko kwa 28 Kanama 2025 aribwo Gogo yoze n'itsinda bari kumwe bagurutse mu Rwanda berekeza muri Uganda, aho yari afite igiterane cyabaye kuva ku itariki 29 kugeza 31 Kanama 2025 kibera Imbarara. Ati nyuma yo gutaramira Imbarara kuwa 31 Kanama 2025 Gogo n'itsinda bari kumwe bahise berekeza i Kampala, aho bari bafite gahunda na societe yagombaga kwamamaza. Urukumva icyo kintu cyo kwamamaza. Nuko ngo rero nyuma yo kugera i Kampala Gogo yatangiye kurwara araremba, ariko abantu bagira ngo biri buze koroha cyane ko uburwayi yari asanzwe abufite. Bivuga ko yahitanywe n'igicuri. Abanyamakuru n'abamotari bo hasi cyane batiyaguye kuri stage akora impanuka, bakongera bati abagande bamuroza abaswa gusa. Wapi mwana ngo musanzwe Gogo yari yirware indwara y'igicuri isanzwe mufata bakamushyira mu kaga akaza gukira, gusa ngo kuri inshuro cyaramufashe kimuroshya imbaraga bikomeye. Uburwayi ngo bwarusheho gukomera birangira ajyanwa kwa muganga, ariko akigerayo ahita yitaba Imana. Gogo narohokire mu Mana amahoro. Utuntu n'utundi sasa. Gogo ati ndacyari ingaragu, mbese atashe akiri ingaragu. Aturetse ko nta n'uwabimbwa resere baba bankinisha gusa. Atariko hari n'igihe Imana ikwambika igitinyiro
akaba atabona hahera kubwira ubwo busabwe. Gukunda nabyo dukundana mu buryo butandukanye, ariko urukundo nkundana n'umuntu bikanjyana mu nzira zintandukanye n'uwampanze oya sindushaka. Yisekera cyane ati umukunzi nanjye burya ndamukeneye ntibyabura, ahubwo rimwe yavuze ko agibaza impamvu biba ku bandi we ntibimubeho, ariko nk'uwizera Imana b'imbere cyane atari koreka ndindire buriya ubushake bw'Imana ntiburagira. Gogo atashye afite channel ya YouTube Gogo Glorious Official, iro video 25 zirimo indirimbo, ibiganiro n'ivugabutumwa yagiye akorera ahantu hatandukanye, cyane cyane muri iki gihugu cya Uganda ko yakundaga kugenda akorera ivugabutumwa. Aba subscribers be bari 62 n'abantu 700 bose nibo yagiraga. Umva se banza umve neza aka kantu. Gogo wakundaga waduha ibyishimo burya atashye yarize, ndavuga amashuri academique apana yise, uretse ko nayo wumvise uburyo aganiramo wumva ko isi yamuhaye amasomo ahagije. Gogo yarize agarukira mu wa gatatu w'amashuri yisumbuye, naho ka Brudi kafasha uti se ubundi wa mugani Blood of Jesus yayimenya atarize, asobanura uburyo yahimbyemo indirimbo yavuze ko icyo gihe yari akiri mu mashuri yiga muri secondaire muri 9 years basic education, maze yibereye waba atuje imuzamo arayandika. Nuko icyo gihe maze ngo yagiye kubwira abantu bazi indimi ngo bamurebere ko nta makosa y'ururimi arimo, gusa ngo bose batunguwe no gusanga nta kosa na rimwe yarimo. Ntugende udasinye ko Gogo atashye, nibyo aratashe kubera ko iwacu ari mu ijoro. Atashye yari afite indirimbo 30 zose mu kayi ye zirindiriwe gushirwa hanze. N'urupfu rwa Gogo ruje rutunguranye ntawe ubyiteze, gusa icyo nkwibutsa nuko wavutse wese igihe kigera akanapfa, cyane ko gupfa atarerezo ry'ubuzima, kuko ubwo nibushira gupfa nukuva mu mubiri. Bivuze ko niba utinya gupfa wakabaye utinya no kuvuka, niba utinya gutaha wakabaye waratinye no kuza. Gupfa kandi rwose ntawe byishe, cyane ko ariyo nzira yonyine ijya ku Mana. None nibyo da gupfa nijoro rya roho, nta gitangaje kiri mu gupfa. Niba usinzira no gupfa ntiwakabaye ubitinya. Imana nikomeza abasigaye n'abakunzi ba Gogo muri rusange. Isigaye kuri ubu no gushaka ubushobozi kugira ngo umurambo wa Gogo ukurwe muri Uganda kandi ubone uzanwe mu Rwanda ushyingurwe mu cyubahiro. And yes, until next time.